Muhoza yarimo arwana no kwikura mu maboko y'umugabo we wari umufashe mu muhogo. Yari yahindutse cyane. Nubwo Rwema yari akeneye ko Muhoza amusuhuza ariko ntibyari gushoboka kuko umwuka we wendaga guhera. Ubwo Rwema yari ahugiye mu kumenya ukuri. Impinja zateye imigeri mu nda. Ubwo Muhoza atangira kuvugishwa ati ndakwica ndakwica. Yabashije gusohora umwuka. Rwema atangira kumva amagambo y'umugore we. Yari ari gutongana ahindura amajwi, gusa yatunguwe no kumva asubiramo ijambo rimwe inshuro nyinshi agira ati ndakwica ndakwica. Ibiganza bya Rwema byatangiye koroha. Areba umugore we abona ntabwo akiri mu isi warimo. Atangira kumukoraho amuhamagarana urujijo rwinshi ati Muhoza Muhoza. Muhoza aho gusubiza akazunguza umutwe avuga ati hoya winyica. Rwema yafashije umugore we kwicara yibaza ibyo ari byo, ashakisha telefone ye asiga Muhoza ari kwivugisha ati ese uri kumpora iki? Irindi jwi rikavugira mu kanwa kiwe ati nanjye ndashaka umukunzi. Ubwo Rwema yaragarutse azanye telefone yasanze umugore we akavuga ati nawe uzabona uwawe ni ukuri ndeka. Irindi jwi rigasubiza ati hoya Shema ndashaka Teta. Rwema yumvise izina Shema abasobanukiye ko mu nda y'umugore we harimo kubera intambara y'impanga zabo. Yanze kubisobanukirwa. Ubwo ntiyitaye kuri iryo joro yahamagaye Tuyizere ngo azatabare. Ubundi nawe aricara yumva iby'icyo kiganiro kirimo kubera mu nda y'umugore we. Yakoraga ku nda agasakuza cyane ati mwabana mwe muri gupfa iki? Ariko kubw'ibyago ntabwo bamwumvaga. Shema yatakambiye impanga yiwe ati Teta ndamukunda, namumenye imbere yawe. Undi arasubiza ati hoya Shema yari uwanjye, ucunga nsinziriye uramutwara. Rwema yari ameze nk'uri kurota, yibazaga ibyo bintu biri kuba biramushobera. Ntabwo yumvaga ukuntu intambara nk'iyo itangirira kubw'impinja zigitwite. Impinja ze zakomeje guhangana. Rwema ntacyo yari kubikoraho. Muhoza nawe atangira kuribwa cyane, amagambo arayabura ahubwo atangira gutaka. Tuyizere yari ahagaze, Rwema amusobanurira ibiri kuba. Tuyizere arebye ukuntu Muhoza ari kuribwa, yigiriye inama Rwema ko bagomba kumujyana kwa muganga. Nk'umuvuzi w'uburwayi bwo mu mutwe ntabwo yari ari kubona icyo gukora. Bafatanyije na Rwema atwara imodoka afite ubwoba bw'uko umwana umwe yakwica undi ubundi indi ikavamo. Tuyizere nibwo yari ari kubona ibintu nk'ibyo. Yagerageje uko ashoboye ahumuriza Rwema amubwira ko ntakiraba. Nubwo bajyaga kwa muganga, Rwema yibazaga icyo abavuzi barakora kugira ngo babuze iyo ntambara iri kubera mu nda ya Muhoza. Bageze kwa muganga, ubwo basaba ubufasha. Ubwo abaganga nabo baza kwita kuri Muhoza. Babajije Rwema ikibazo umugore we afite akananirwa kugisobanura. Tuyizere niwe wabasabye kureba uko abana bari mu nda bamerewe. Rwema na Tuyizere basigaye ku muryango. Rwema yabaye nk'umusazi, yatungurwa no kumva abaganga bamubwiye ko ibyuma byose biri gusuzuma bikagaragaza ko abana ari bazima. Rwema yinjiye muri icyo cyumba asanga umugore we aracecetse ntakiri kuvuga, ariko arananiwe cyane arasinziriye. Tuyizere yamukoraga ku rutugu amubwira ati humura biraza kumera neza. Iryo jambo ni ijambo riza mu gihe cyaryo gusa rikomeza umutima. Ni ijambo usobanukirwa uko ibihe bijya mbere. Ibintu byose birahagarara usibye ibihe, bizana ibyiza n'ibibi. Ibyishimo tugira ntibyahagarika igihe cyiza, nuko n'agahinda kawe nako kagatuma igihe gihagarara. Injereri zabyukije Rwema asanga aryamye ku bibero bya Tuyizere wari wicaye. Yewe Tuyizere yari yamutije n'ikoti ngo amumare imbeho. Ubwo Rwema yegukaga yabikoze atabishaka abyutsa Tuyizere. Yahise amuhereza ikote ryiwe kuko akabeho ko mu gicuku kari kari kugera ku ruhu rwabo. Rwema mu ijwi ryoroshye ati ntabwo byari ngombwa, nawe wari ukeneye gushyuha. Tuyizere yarijijishije aba aramutanze ati waramutse. Rwema abanza kumwenyura arikiriza ati waramutse neza. Rwema yarahagurutse amubaza niba yabashije kujya kureba umugore we. Tuyizere ntiyasubije Rwema, amutera umugongo agana ku cyumba. Asunika urugi, arebye ku gitanda abura umuntu. Yihutiye kureba umusarani arabura. Atangira guhamagara amajwi ye agera kuri Tuyizere wari uri kwambara ikoti ry'imbeho.
yasanganiye icyo cyumba asanga Rwema yataye umutwe ari gushakisha. Tuyizere yabajije abaganga bari hafi niba bigeze bamubonaho bose barahakanye. Rwema yari ari kuri telefone ari guhamagara ubutitsa ariko telefone ntayifate. Rwema yatangiye kuzenguruka ibitaro anyura iruhande rumwe na Tuyizere nawe anyura urundi ruhande. Barashakisha, uko barimo bashakisha niko Tuyizere yahuye na Mugisha nawe arimo azenguruka ibitaro atitaye ku bipfuko byari biri ku mutwe we. Tuyizere akimubona yaratunguwe, ubwo amubaza icyabaye. Mugisha yarijijishije amubaza impamvu ari aho ngaho. Tuyizere yamubwiye ko we na Rwema barimo gushakisha Muhoza. N'amatsiko menshi Mugisha ati Muhoza yabaye iki? Tuyizere ntiyabashije kubona uko amusobanurira muri uwo mwanya, gusa ikivuga ko yari arwariye aho ku bitaro. Mugisha nk'usetse arimyoza ati ubwo Shema na Teta bongeye guhura. Tuyizere nawe yamenye ibyo ari byo, ubundi ahamagara Rwema. Bose uko bari batatu barahura. Rwema afitiye umujinya Mugisha ariko yagerageje kwirengagiza. Batangira kwibaza aho abagore babo baherereye. Bazengurutse ibitaro barababura. Mugisha basaba gutuza bagategereza. Ubwo bari bicaye mu modoka ko ari batatu, Mugisha yagize amatsiko yo kumenya icyabaye kuri Muhoza. Rwema ntabwo yari afite imbaraga zo kugira icyo amubwira, ahubwo yumvaga yamusatira akamubazanya umujinya mwinshi icyo we n'umugore we barimo bakora. Tuyizere nawe asobanuye Mugisha iby'umurwano wabereye mu nda ya Muhoza. Mugisha ntiyabyumvishe. Rwema we umujinya wari uri kumwuzura arangije ati ubundi murashaka iki ku muryango wanjye? Rwema aba arahindukira areba Mugisha ati ibintu byose byari amahoro mbere y'uko umuryango wacu uhura n'umuryango wawe, none ndebera. Mugisha ntiyari azi igihugu kiri kurwana n'ikindi. Ati ese urabona njye ndi kumwe n'umugore wanjye? Nanjye ndahangayitse, nta kintu na kimwe nishimiye mu bintu byose biri kuba kuri Muhoza cyangwa. Rwema yahise amuca mu ijambo n'umujinya mwinshi ati ntuzongere kuvuga izina ry'umugore wanjye. Tuyizere yabigiyemo hagati abasaba gutuza, nuko asaba Mugisha kuba basohotse bagasiga Rwema ari wenyine. Sano na Muhoza bari bicaye ku ntebe zo kuri resitora yabaga hafi y'ibitaro. Bombi bari bafashe udukombe tw'ikawa mu maboko yabo. Sano yabumbuye umunwa we ati none se Shema urakora iki? Ugiye kunyanga? Shema abanza kwiyumvira ati ndagukunda cyane. Teta ati ariko ukunda n'iyo mpanga yawe. Bombi baratuje. Muhoza azamura ibiganza bye akora ku kaboko ka Teta. Amajwi yabo yarimo agahinda kenshi. Shema ati nagize ubwoba ubwo numvaga ko ngiye gupfa. Teta ntiyamwemereye gukomeza kuvuga, yahise amusaba ati hoya Shema ntuzansige njyenyine. Shema ati sinzagusiga kuko nsobanukiye ko ngukunda cyane. Shema yamubwiye ko igihe umwuka we wari guhera yarimo ahamagara izina rye ashaka ko ari we wamutabara. Teta amaze kubyumva ati umbabarire kuko sinatabaye. Shema yamwenyuriye mu kanwa ka Muhoza ati nta kibazo ndacyari muzima. Teta ari mu nkenge nyinshi arabaza ati ugiye gukora iki? Ese wahungira he? Niye handi wari guhungira ko bombi batuye muri Nyababyeyi umubyeyi wabo, niyo yari isi yabo. Teta yifuje ko bikunze yasaba mama we agahindura inda yiwe ubundi agahereza icumbi uwo mukunzi we. Bombi basetse icyo gitekerezo, gusa Teta aragikomeza ati wasanga hari abahanga babikora wiseka. Nuko Shema aramwunganira ati wenda muri iyi si tuzajyamo wabona hariyo ababikora bigakunda. Teta ati sinjye uzabona njye nawe tugeze muri iyi si. Sano yafashe umutwe we awushyira ku rutugu rwa Muhoza. Murungabangabo bombi ntibari bazi icyo gukora, gusa uwo mwanya wabaye umwanya wo kumva urukundo hagati yabo. Bari kubara amezi ugera ku mezi 4 kugira ngo bombi bavuke. Nyuma y'umwanya batavuga, Teta yarabajije ati ese wagiye? Shema arasubiza ati nagenda gute ntagusezeyeho? Teta ati ubwire iyo mpanga yawe ko nitugera mu yindi si azabona umuntu umukunda bya nyabyo. Shema ati nicyo nanjye mwifuriza. Shema wari unaniwe yasezeye kuri Teta, gusa ntiyamubwira igihe bazongera kubonanira.
Abana bateye imigeri. Muhoza arebye abona ari kumwe na Sano. Sano wari uzi ko ari kumwe n'umugabo we. Muhoza ati urukundo rw'aba bana rugiye kuzadusaza. Sano ati ntiruzasaza abana gusa n'abantu bakuru rwarabayobeye. Sano ati kuri hano hamwe n'ibitaro. Ntabwo Muhoza yari azi impamvu yicaye hamwe n'ibitaro. Yarasubije ati ubwo nicyo urukundo rw'aba bana rwadutegetse. Sano ati njye nari ndi hano kwa muganga ndwaje umugabo wanjye. Yahise amwibutsa ko ari bo bamuhamagaye bamumenyesha iby'umugabo we. Ibyo byose Muhoza yarabyibukaga ariko ntabwo yibukaga icyabaye kugira ngo yisange aho ku bitaro. Yakuye telefone yiwe mu mufuka ati reka mbwire umugabo wanjye wasanga yataye umutwe. Akijya guhamagara ako kanya Rwema nawe yarimo ahamagara. Sano nawe yarimo yiruhutsa avuga ko asubiye kwa muganga. Muhoza yatunguwe no kumva umugabo we ari kwa muganga. Rwema, Tuyizere, Muhoza bari mu modoka bataha muri kilometero kimwe bakirenga. Rwema yitse imitima. Muhoza yaracecetse, icyo yifuzaga ko ari ugusinzira gusa. Imodoka yarimo umutuzo mwinshi. Rwema yaparitse imodoka. Muhoza ajya kuryama yarananiwe. Tuyizere yagumye aho mu nzu yumvaga ashaka gufasha ariko ntiyari azi icyo afasha n'icyo akora. Rwema yakojeje mu kabati amanura icupa ry'inzoga. Nicyo kintu yifuzaga muri uwo mwanya. Ntiyitaye ko bari mu gihe cyo gukora akazi kenshi. Yandikiye umukoresha w'ubutumwa bugufi amwisigura ko ataraboneka kubera uburwayi bw'umugore we. Rwema yari umukozi wita ku mirimo we. Ntiyapfaga kubura cyangwa se ngo yangize akazi. Impamvu zose yari gutanga ku mukoresha we yazumvaga neza kandi vuba. Tuyizere yashatse gutaha. Rwema amusaba kugumana nawe. Bagiye mu busitani bahatera udutebe buri wese n'ikirahuri cyiwe. Tuyizere yabanje kwisigura kuri Rwema amubwira ko atamenyereye inzoga, amusaba kumufasha ntanywe nyinshi. Rwema yaramwenyuye aramwitegereza ati humura sinatuma usinda kuko gusinda ni ubugwari. Tuyizere yanyuzagamo akareba ukuntu Rwema ahangayitse. Rwema yashakaga ko buri gitonyanga cy'inzoga yakigwa ku ndiba y'umutima we akibagirwa icyo ubwenge bwe buri kumubwira, maze igitekerezo cy'uko umugore we ashobora kuba amuca inyuma kikibagirana burundu. Ibi bitekerezo byamungaga umutima we cyane, ariko iyo ari kwibeshya ntabwo byakunze ko inzoga igira icyo imufasha. Tuyizere yarabibonye yumva yamwaka ikirahuri yari afite, ariko ibiganza bye ntibyabibashije, maze amuvana iyo yari ari ubwo atangira kumuvugisha. Ubuvuzi bwinshi butangira baganira. Tuyizere ati Rwema humura gusa niba ukeneye uwo kwizera ndahari. Tuyizere ntiyari azi ko Rwema ari gukeka umugore we ko ashobora kuba amuca inyuma, nubwo yari amaze nk'uri kubikeka akurikije ukuntu Rwema na Mugisha batonganye. Rwema yaramurebye aramubaza ati ese ufite umugabo? Tuyizere amwereka intoki ze zo ku kaboko k'ibumoso. Rwema ati impeta si ngombwa. Rwema yabanje gusoma ku cyo kunywa arakomeza ati mu muco wacu barongoza umwishywa, nicyo gihango cy'umutima ukunda. Tuyizere ati ariko iby'abazungu barabiciye. Rwema aramwenyura ati uko umuco ucika niko ba nyirawo baba bari gucika. Tuyizere ati ibintu biri kuba ku bagore banyu nabuze uko mbisobanura, ndi kumva nshaka no kubyandikaho igitabo ariko ntaho mfite nahera. Yakomeje amubwira ko mu minsi yari ishize yari yarabiganijeho umwarimu wabigishije muri kaminuza akamuseka cyane, akamubwira ko ibyo bintu bidashoboka. Rwema nawe yaramwenyuye ati hari igihe ngira ngo ni inzozi, gusa numvaga ntangiye kubyakira. Tuyizere aba amutunguje ikibazo agira ati none habaye iki? Rwema yaramurebye akomeza kwisomera ku cyo kunywa. Tuyizere ategereje igisubizo abonye akibuze. Tuyizere yategereje igisubizo abonye akibuze yanga guhatiriza, ariko nk'umuntu yakoresheje ijisho ry'amukuru asobanukirwa ko Rwema hari ikintu ari gukeka.
Bakomeje gusangira. Tuyizere agerageza kumusetsa amuganira zimwe mu nkuru z'abarwayi bamugana. Sano yari ari kugerageza gufasha umugabo we gutuza ariko byari byanze. Yarimo kwitotomba atumva ukuntu Rwema yashyize amakosa ku muryango we. Sano aramubwira ati bibaho, abantu bose ntabwo bakira ibintu kimwe. Mugisha ati yari afite umujinya. Sano aramuguyaguya. Hashize umwanya Sano abona kwibuka kubaza uti ese wakomeretse ute? Habaye iki? Mugisha yaramwitegereje abona ntaho afite yahera amubwiza ukuri. Yaramubeshye amubwira ko yanyuze ku iduka rya Muhoza amugurira impano kuko bwari bwije biba ngombwa ko amuherekeza. Uko ni nako bahuye n'ibisambo ndetse bamwambara n'impano yari afite. Sano yamugiriye impuhwe aramwihanganisha. Amatsiko ntiyamukundiye kumara umwanya munini atabajije uko impano yari yamuguriye yari imeze. Mugisha ati nashakaga kugutungura, ategereza. Sano yakomeje kugira amatsiko gusa Mugisha aramuhisha. Nawe yumvaga ananiwe nta kindi yakoze usibye kujya kuryama. Sano yahoraga anyuzwe ashimisha ibisekuru ubuzima bwamuhaye, agashimira Imana y'u Rwanda yamufashije agatoranya umugabo mwiza. Inyandiko ze nyinshi z'ibisigo zavugaga ku mugore we, zavugaga ku mugabo we. Yamuratiraga iganza itagabiwe abandi. Ubwo yarimo atangiye gutegura ibyo kurya ngo yite ku murwayi we, telefone yiwe yarasonnye, arebye abona ni mama umuhamagaye. Yaritabye yumva ijwi ry'umubyeyi we riri hasi cyane n'amatsiko menshi ati mama wabaye iki? Umubyeyi ati ndagushaka mwana wanjye. Sano yabanje kumubwira ko umugabo we arwaye, ko bigoye ko yamusiga wenyine. Nuko umubyeyi amubwira ko agiye kwiyandayanda aba ari we umusanga iwe. Sano yarabyemeye ariko agumana impungenge nyinshi, gusa umubyeyi amusaba gutuza. Gusa ku mwana ntibyari gukunda, yakomeje guhangayika yibaza ikibazo umubyeyi we yagize. Rwema na Tuyizere barasangiye ndetse bahuza urugwiro, gusa Tuyizere yanywaga yizigama, ntiyarashaka gusinda habe na gato. Rwema nawe nubwo yashakaga ko inzoga zimufasha kwibagirwa, ariko zayongeye mu bibazo. Yageragezaga kwibaza niba umugore we agisinziriye. Yashakaga kujya kumureba buri kanya, ariko intambara yari hagati y'umutima we n'ibitekerezo bye ntabwo yamukundiye. Amasaha yari akuze, Tuyizere ashaka gutaha. Rwema ntiyamwemereye ko yagenda n'amaguru nk'uko we yari abishaka. Yamusabye ko yaba ategereje umwanya mutoya ubundi akaza kumutwara. Tuyizere yanyuzwe n'umutima mwiza Rwema yagiraga, nuko atangira kwibaza ikintu kiri gutera Muhoza gusiga umugabo we. Mu bintu byinshi Tuyizere yari azi, mu bantu benshi Tuyizere yari azi, Rwema yari mu bantu yabonye bita ku bandi bakwiriye ibyiza gusa. Rwema yabanje kujya mu nzu, ageze mu cyumba cyabo abona umugore we arasinziriye. Yabanje kwitegereza umutima w'umutoteza umubaza icyo umugore we yamuburanye kugira ngo atangire kumuca inyuma. Nta gisubizo yabonye, yumvaga yamukangura akamubaza ibyo bibazo byose byari biri kurwanira mu mutima we. Gusa yahisemo kumureka asinziriye ubundi asiga amwandikiye akandiko. Yagombaga gusoma byose amumenyesha ko aherekeje Tuyizere. Ubundi bombi bajya mu modoka baramucyura. Bombi bari bicaye imbere. Kwitsa imitima kwa Rwema kwabaye nk'injyana mu matwi ya Tuyizere. Tuyizere yifuzaga ko Rwema amwerurira akamubwira ikiri kumubabaza, ariko ntiyari inshuti ye ku buryo yari kumubaza ibyo ashaka byose. Rwema yagejeje Tuyizere aho yabaga. Tuyizere aramushimira cyane ndetse amusaba kwihangana akareka guhangayika. Yamwizezaga ko nyuma y'uko umugore we abyaye byose bizasubira mu buryo, akongera kubana neza n'umugore we. Rwema yaramushimiye ndetse amusaba gukomeza kwita ku mugore we. Tuyizere nawe amwizeza ko azabikora kandi akamufasha kuza mu bihe arimo. Rwema yaratsimbuye. Tuyizere nawe yihereza umuhigo w'uko agomba gufasha Rwema kwishima. Rwema yaratashye asanga umugore we yakangutse ndetse yatangiye gutegura amafunguro y'uwo mugore. Yaramurebye abura aho ahera agira icyo amubaza. Muhoza nawe ntiyari afite aho ahera agira icyo avuga. Inzu yabo yahoragamo umunezero byatangiye guhinduka.
nuko byose bisimburwa n'inshuti zihora impande zacu ariko zitumara irungu. Abo nibo bantu bo muri telefone yawe. Rwema yeguye telefoni ubwo atangira kuganira n'abantu be. Buke buke agira ngo arebe niba amasaha yakwicuma, ubundi irungu risakara mu rugo rwabo.